ubu niba babaye Felicien bakagiye kurakara n'ahandi barafata barahabakura barahava babatsindishije ibyo basinye bibaye ari ibyaduha mukabivamo gutyo mutihanganye mukarakara bwangu ntabwo byaba ari ubuhanga buhanitse. Yego ngo M23 ikeneye kwicamo ibice kandi ikamera nk'ishwanye kubera ibirimo kuba sibyo kugira ngo nihagira n'ubombarida cyangwa n'ugambana hazagira isigara yo kurinda ibyo bagezeho. Ibyo ntabwo nabyongera ntabwo narenze ibyo pe kuko naramubwiye kuteye ubwoba bati bagafata officier bakavuga ati yigometse kuri M23 kubera ibintu leta irimo kubakorera bashaka bakajya barasana nk'amasaha nk'atandatu bose ibisasu babijugunya mu mashyamba ariko bagakora icyo kintu. Erega FARDC ndiko ibigenza yanditse itangazo ko bishe Wiringoma bahita babikuraho ko bahise barikuraho bahise babishyira ku bazarendo kuko bazi ko batagira batari muri forme batari bazarendo biracyari nta legitimasi bafite. Ariko ibyo banditse benshi nabonye babisesengura banabigendeho barabifashe ariko nyine birakwereka mu bitekerezo by'umuntu icyo afite yateguye plan B yo kwikuraho ikintu akagira kuri ndaza kubibazwa kuko kirandi icyaha cy'intambara nticyako no kubyigama no kwishongora gusa benshi barabifashe kandi biravuze ngo aba ugiye gutimbagura ubwo nyine zavatana kimwe ku kindi kandi M23 yaje batimbagura baza kubibona ahantu na hamwe cyitwa ikiganiro no guhagarika imirwano kigeze gikemura ibibazo muri aka karere uretse kugwiza imbaraga ku ruhande ubwo ari rwo rwose rukikokinga ngo murwane. None wakwega intambara nka Tshisekedi ukabuze ngo urimo kurunda urusyo kuri M23 kandi ivuga uti ija ngwino turwane ko turabarwanya ubundi mwadushyize muri politike na diplomasi mwigeze mutubona muri amangambure tutarafata n'intuze naho dufata. Nibyo nyangubwira ngo imikino Tshisekedi ajya kina isiga ikuyemo ibindi bice. Operation Katapira yakuye mu mujyi wa Goma iyo operation barimo kwita y'igitangaza bahitananyemo na Colonel Wiringoma ngendeye ku rupfu rwa Wiringoma bavuga ati iki giki ati ni icyuho ahubwo kibaza ngo ese ko yari umuvugizi wa mugani ni icyuho kuko n'ubundi atabaye icyuho yabivuze ko nta kazi yakoraga urakomeza kuko mu nyeshyamba bagira indirimbo zivuga ngo batatu bapfe babiri ibaze hari n'igihe bakora ikinyuranyo ngo apfe batatu babiri bari bakomeza kandi abapfuye aribo benshi ngo hasigara umwe ne uzubaka igihugu. Yirinde kugira ngo frustration itaza guhiramo n'ibintu kuko uburakari bushobora guhiramo n'ibyago byinshi cyane cyane mu bya politike. None se bibwira yuko ikintu gituma igihugu gihaguruka kikajya kudiringa icyo kibazo kuko M23 afasha Uvira ubwiwe n'iki ko ujya gufata Kisangani bitazongera kugira izindi ngaruka ku bihugu bimwe byo mu karere. Ese nyeshyamba zigomba kurwana samutime zizi ko uko ziri burwane biri bigira ingaruka nko kuri Uganda bitere hejuru Kenya bitere hejuru Rwanda mugomba kurwana mwirengagije yuko izo ngaruka mugiye gusumira mu Rwanda ziri bugire n'ingaruka umujinya wanyu ngomba guhungabanya akarere se urumva kandi ni ufite imibare n'ubundi azi n'icyo akuramo n'ikintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nanone ntabwo burya ibihugu iyo habayeho projet nk'ibyo y'ibihano n'iki byose ntabwo ari ndabyo z'amaroze ziba ziteye icyo gihugu kubera iyo ntambara mwarwanye. None se Perezida Kagame muri iriya nkuru ya Wall Street Journal ntubona ko yavuganye n'uriya musenateri urumva Graham nese ugira ngo ni ikintu kiba cyoroshye niba byazunguje igihugu ujya umenya ko ibihugu iyo bisubitse ibintu nka biriya isaha yose ushobora gufata akakisangana bakongera bakabigarura bati Graham wababonye yego kandi bakababona wenda kubera ko mwagiye mu guhubuka kwanyu ngo mugiye muri ngo murarakaye ngo muvuye mu bintu binibi. Umusirikare mu ntambara barapfa bararasana bagira gute ku mpande zose sibyo ariko hari ibibazo biba mu ntambara bakabyita dégâts collatéraux. Iyo rero collateral damages ntabwo waziheraho. Ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788
322 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. hitamo gugagacars ntago uzicuza. leta igira imbaraga nyinshi cyane. None se Tshisekedi ko yagiye Paris muri France Corneille Nangaa araguruka ajyeyo? Ntago byakunda. None se ko bafite ambassade muri Loni bakayibigeza no kwibaka n'amakabureso y'iki azajyayo? None se ndayishimiye ko ayoboye African Union akaba ari inshuti na Tshisekedi, mwebwe muri yo. Mpamvu rero tugomba gusinya kuri document twabanje kuyikorera mesure, urumva, na feasibility, nicyo kintu abahanga mu biganiro baba bagenderaho, hazamo na pressure, sibyo? Ariko gusinya ibintu witwaje ngo nabyica nanjye nzabyica kuko leta yarenze nange mujye kwarengaho, wa wundi ukurenganya azaba kubonye impamvu, kuko azabogamira kuri leta akwereka ko warenze ku mirwano. Nimufata indi ntare ebyiri batisubirayo, ubu niba babaye Felicien bakagiye kurakara n'ahandi barafata barahabakura, barahava babatsindishije ibyo basinye. Aho kugira ngo nkore biriya navuga nti nibi byose mbivuyemo none ntago bicyubatse. Kama mbaya noneho tukareba ariko ko ugiye kureba ibyaduha n'iki ntacyo ubona bifashije uyu munsi. By the way, reka dufata 50% ya mbere fata no kuvuga ngo bibaye ari ibyaduha mukabivamo gutyo mutihanganye mukarakara bwangu, ntabwo byaba ari ubuhanga buhanitse. Bibaye ari ibya bilateral, kuva muri bilateral ibyo nyine mama unilateral yari yanjye na ivamo igihe nshakiye. Niba no kuva muri Uvira baravuze ko bavuyemo ku bushake nabwo nakwira nkanayifata, urumva. Kandi ibyo byose mvuga wenda ntanashingiye kuri documente, kuri muri document. Reka tujye muri contexte general. Ubundi no ntambara ikeneye kongera kurwanwa, abantu bushya abantu bakarwana bakanahindura warfare yo kurwana. M23 ikwiye kuva muri forme conventionnelle kuko ntabwo ari leta, ikarwana icyo bita gorilla warfare, ikarwana intambara y'inyeshyamba. Ibyo birasaba kongera gutoza abasirikare gorilla. Uzi icyo ushaka kumeninga ubwo ngubwo? Umusirikare nta smartphone kwimwambura bikabanza kujya mu mutwe akabirwara bigakira, urumva. Ninde ugenewe telefoni unity runaka ikeneye amakuru familiare ijya kwa PC kumusaba amakuru, ukamusaba na telefone ugahamagara umuryango ugasubira ku rugamba, urumva. Binga nakubwiraga ejo bundi guhindura uburyo mugenda mu modokari, sibyo? Guhindura inama muri rwo mukoresha za rubanda mukajya mu zihari mukajya kurwana, sibyo? N'utuntu twishe umuntu mwahindura. Kandi no wambwiye ikintu ariko ntabwo nakivugira kuri kamera pe. Umuntu buriya sha abantu barasesengura nuko batajya kuri kamera Sandrine, urumva. Abantu badukurikira jewe nemera ntashidikanya Marishari ko hano abasesenguzi banze gusesengura baje hano kuri kamera, twahita tujya kuri tayaringa. Ibaza umuntu wasimbutse akanyerekera muri message akambwira, urumva, ngo M23 ikeneye kwicamo ibice kandi ikamera nk'ishwanye kubera ibirimo kuba, sibyo? Kugira ngo nihagira n'ubombarida cyangwa n'ugambana hazagira isigara yo kurinda ibyo bagezeho. Ibyo ntabwo nabyongera, ntabwo narenze ibyo pe, kuko naramubwiye kuteye ubwoba. Batwega foto officier bakavuga ati yigometse kuri M23 kubera ibintu leta irimo kubakorera. Bashaka bakajya barasana nk'amasaha nk'atandatu bose ibisasu babijugunya mu mashyamba. Ariko bagakora icyo kintu. Erega FARDC ndiko ibigenza. Yanditse itangazo ko bishe Wiringoma. Bahita babikuraho. Siko bahise barikuraho. Bahise babishyira kubaza rero kuko bazi ko batagira batari muri forme batari ndo biracyari. Nta legitima se bafite. Ariko ibyo banditse benshi nabonye babisesengura banabigendeho barabifashe. Ariko nyine birakwereka mu bitekerezo by'umuntu icyo afite. Yateguye plan B yo kwikuraho ikintu akagira kuri. Ndaza kubibazwa. Kuko kirandi cyaha cy'intambara. Nticyaho no kubyigama no kwishongora. Gusa benshi barabifashe. Kandi biravuze ngo abawe ugiye gutimbagura ubwo nyine zavugatana kimwe ku kindi, kandi M23 yaje batimbagura baza kubibona. Abantu niba bishize senda. Yego. Bararwana pe. Erega Sandrine, umuntu ushatse intambara murarwana. Abantu iki kintu bajye bacyumva. Nuzaye intambara y'umuntu whoever you are, wowe utureba utekereje. Utekereje mu bwonko bwawe wese ukeka muri iyi game aza murarwana. Intambara ni intambara nk'iyindi, ntawe uzavuga ngo nje kugukanda we ntabwo mukanda, urumva. Ntawe uzavuga ngo nzaza kukwica we ntazapfusha, sibyo? Umuntu ugukangishije intambara ngo ukwanza ateretse avuga ngo turwane. Kunyeshyamba rero zabaye mu mashyamba zikarya ubusa zikiyongeza ubundi. Iyo uzanye intambara ntago zakubwira ngo niyo iryoshye niyo iri buzihire. Ariko se ubundi do you think yuko ibintu abantu birirwamo zaduha bihuje n'icyo M23 ishaka n'umuvuduko wayo?
naho ishaka kugera erega biranayifurena ubona se jamais ushobora gusanga iby'intambara birimo gukwega ari nabyo bifitinga mu bitekerezo byabo kugira ngo umurwayi w'intambara irangire wowe ukaba uzi ngo urimo kubahemukira kandi bavuga ati n'ubundi kudupfubya buri munsi ni ikibazo izi ngabo dutunga zirya zigakaraba zigahindura inifomu zitarwana tutagera ku byo tugeraho banareba muri Great Lakes Region bafasha amajisiperidance ari intambara bagasanga nta ibyo amasezerano yigeze akemura ikibazo azke study mu Rwanda bararwanye we nushaka kugira jisiperidance nabiza abanyamategeko mu Rwanda kuri nzo zanyu jisiperidance militaire ndamba bisohaguruka kuko ngiye muri kariyeri yawe nta kibazo ni kimwe ibyabaye ukabyifashisha bakavuga batari ko mu Uganda Obote n'abari Museveni yarwanije ntiyahoze afite ishyaka bari Florence bari rihe n'ubundi ari mu butegetsi bwabo bakajya bashwana akajya mu ishyamba mu Rwanda ku itariki ya 4 z'ukwa 8/1993 ntihazwe amasezerano n'amahoro Arusha yego ntibyarangiye ku migeri n'imitsi urumva mu Burundi ibyo barimo uyu munsi ngo manda yakangaye ntibagiye Arusha bakaganira bore bavuga ngo Burundi bwishigije ku masezerano Arusha bakagera muri za Frelimo na za Renamo muri Mozambique hose bakagenda bakareba bakajya bacanga ikarita yewe no gwajya muri Ivory Coast ibyo ziyo musoro na bawatara bumvikanye ntago aribyo bigenderwaho uyu munsi umuntu murumvikana ko kwigarika Tshisekedi yigaritse Kabila Kabanga kubyo bumvikanye Kabila Kabanga nawe yigaritse abandi kera urumva na Tshisekedi bazamwigarika izi nyeshyamba zishobora gufata iyo case study urumva bagasanga nta hantu na hamwe cyitwa ikiganiro no guhagarika imirwano kigeze gikemura ibibazo muri aka karere uretse kugwiza imbaraga ku ruhande ubwo ari rwo rwose rukwikokinga ngo murwane none wakwega intambara nka Tshisekedi ukabuze ngo urimo kurunda urusyo kuri M23 kandi ivuga uti ija ngwino turwane ko turabarwanya ubundi mwadushyize muri politike na diplomasi mwigeze mutubona muri amangambure tutarafata n'intuze naho dufata nibyo nyangubwira ngo imikino Tshisekedi yakina isiga ikuyemo ibindi bice operation Katapira yakuye mu mujyi wa Goma iyo operation barimo kwita y'igitangaza bahitananyemo na Colonel Wiringoma iraza gusiga mu Ventura yaguye ibirindiro ku rwego kandi yifuza kandi takubwira tukira aho ngaho urakoze cyane guhita ugikomoza irafata handi nini cyane ariho wabonye ko yafashe n'ibice byo muri Masisi gutemberagwa bira nibyo yisubije bayambuye ntago ari bishyashya ibyo navugaga bari barayambuye bira bice twapinga turavamo turiya bagere kindu ya operation Mastenga asezeranije abantu kisangana ikindu kareme bashobora kuyifata icyo nari nkubajije kuri utu duce benshi baravuze bati urabona ko bishe Wiringoma ati none sinisubiza utu duce tw'Akasenyi Katobotobo na Ruki ati bigaragare yuko amugani ibyo gucika intege bavugaga ati ishobora kubirangiye atahubwo ari bwo intambara yajya yaza M23 yageze vuga ko irangiye oya nakiye mbone ejo bundi ntiwabibonye ati atubwo Wiringoma apfuye noneho ati bagiye gucika intege Wiringoma benshi bati ko ari icyahungabanye ati ko ari umuvugizi icyahungabanye c'est de communication yego cyane ko yari wenyine aho nta watera imigeri bacyarasenyutse pe kuko ntabwo tuza bamufashaga ntituzi ngo yungirijwe nande gusa muri politike baragerageza kuvuga ubona ko aramaze nk'amezi 3 bakanyuka aribo bivugira ibintu urumva yego ba Pascal ba Oscar barinda babisobanura cyo kora bamubaza byayisekera bati muzabaze Wiringoma urumva no kuba yavugaga ati muzabaze Wiringoma atagize undabaza kuko atarafite umwungirije ntacyo ni ikintu kiraho ni ibintu biraho ngaho gusa ariko ntabwo M23 yageze vuga ko irangiye naga ariyo yabivuze ababivugaga rero ntago ari muri anje y'intambara bagendeye ku rupfu rwa Wiringoma bavuga ati iki ngiki ati ni icyuho ahubwo kibaza ngo ese ko yari umuvugizi wa mugani ni icyuho kuko n'ubundi atabaye icyuho yabivuze ko nta kazi yakoraga yego icyo ndacyemera ariko kurangiza M23 ko urupfu rw'umukoloneli iyo isigara mu gahinda ko umuntu wawe yatakaje yapfushije ariko se ko general makanika bamurashe byarangije se Matama oya none se ko barashe bakarasa byagiye birangiza umwe ari we wese erega il faut voir aba bantu ntago bashingiye ku mazina y'abantu sibyo bashingiye ku mpamvu barwana ushaka kurangiza ino ntambara kimuri ikibazo kirahanga kuko muri 2013 abantu barize ko M23 irangiye irongera igika mu Buganda iragaruka no mu Rwanda basubirayo yase ariyo shuwa ko iyi ngiyo uyirangije muri ubwo buryo yabirangiye utarangije ikibazo cyabo ese wakirangiza babanje kubasibanganya ibyo se nibwo buryo bwiza bwo gukemura ikibazo icyo cyo tukirenge utarakemura ikibazo abantu bafite bazamuzarwana kuko amezi n'imyaka 9 twirwana imaze muri Uvira nta muwe wigeze ubagirira ariko resilience yabo yatumye bashobora kugira gute bashobora kubaho kuresista ba makenga nta urabagirira impuwe numwe munisi wa kandi ho biranga
abameriseneri y'imyaka bamaze, none ufashe umuntu arapfuye, abandi barapfuye, ejo bagize gute ngo abantu bararangiye. Icyo ni igikomere ariko urakomeza, kuko mu nyeshyamba bagira indirimbo zivuga ngo batatu bapfe babiri ibaze. Hari n'igihe bakora ikinyuranyo ngo apfe batatu, babiri bari bakomeza, kandi abapfuye aribo benshi, ngo hasigara umwe niwe uzubaka igihugu. ngo bazasigara bazubaka igihugu. So ntekereza ko rero icyo ngicyo, ayo majwi ari muri comment z'umwe wese mu burenganzira bwe, uretse ko mu burenganzira bwa buri wese bacamo n'ibice, ayo no muri comment z'uruhande rwabyifuzaga gutyo, yego, utugarana duki byose ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko umuhemu Ventura ntekereza Kamiri ibyo ntabwo yabigenderaho. Rero no kwisubiza aho za Ruki naye hose nta n'ibigwi birimo, kuko n'ubundi hari hasanzwe arahaba. Ni mpamvu nakubwiye ngo na arahabambuye, ariko ahantu umuntu yakwambuye ntabwo hagira target ko higeze se, urumva? Ntese Uvira wambwangire mu mboneza mu Ventura kandi yarigeze kuyisengerera. Ejo nabwiye umuntu twari tugana mana nti urongoye umuntu mwari mwaratanye muri Gatanya ukongera ukamwisubiza cyangwa akakwisubiza, ubwo mwajya gukora ibitangaza mugatumira abantu mukandika invitation ngo tugiye kurongorana, kandi none mwari mwageze kurongorana mu myaka yashize ko mamukumburanye ni hagati yanyu, ariko hako ntabwo byamenyekana yose, nta nubwo nataha. Ni abantu baba bahuye barigeze kubana, urumva? Yego. Rero suko nyine mutana harwanira, like navuze ko hashobora kubera imirwano runaka ikaze aho baba barigeze kuba bari bakasubika Yesu bibagoye, ariko tujye twubaha sometimes n'amagambo avuga n'abayobozi b'inzego zo hejuru. Makenga ntigeze avuga Uvira mu bwonko bwe, yivugiraga Kisangani, Kindu na Kareme. No musazi se, ibyo avuga arabizi. Bano bantu bafite plan, noneho leta ikaborohereza yigira inkubaganye uko ibonye kose, kandi zikikubaganye bayikubita bakayambura ahantu. Erega Tshisekedi zikatadisha abantu mu bwego bwa Sandrine, kandi no muri ariyo mpamvu yafashe iz'ikirere, no muri politique ikirere kiroroha, kuko umva ikirere wica abantu kuriya ugasigara uburana kwica abantu, ariko ntuburane ko warenze kuri ya mipaka mwumvikanye. Uba wayirenze momentary yasire wirukanka. Ariko undi yafashaga umusozi n'agahenge barambika batera imetero bati warenza ahangaha. Gusa nanone mu guhagarika imirwano ntabwo harimo gukomeza kurasana no kugira gute, ariko nyine leta iracyafite imbaraga ku nyeshyamba, kandi ku isi yose ama leta y'amanyamafuti iteka agenda overpowering politically and diplomatically ku bantu baba barwanye. Niyo mpamvu nigeze kukubwira ngo niyo mugiye gusinya amasezerano ya Burundu ubanza gusinya ibyo bita amnesty. Ibaze Tshisekedi agasinya itegeko ry'imbabazi mu Ventura, kandi ari wayihemukiye. Kuki sare ubikoze? Nuko ari umutegetsi isi yose yemera muri competence ze nka president. So rero reka turebe ako gahenge muvuga ko mu Ventura ivuga ko yabivuyemo, ariko yirinde kugira ngo frustration itaza guhuramo n'ibintu, kuko uburakari bushobora guhuramo n'ibyago byinshi, ibyago byinshi cyane cyane mu bya politike. Ibaze bongeye gufata ahandi hantu bakaba mu muhave, sibyo byanditse, urumva? Yego. Igihe nakubwiye ngo nabikora neza, mva ngo nabiviriyemo icyarimo nuzongera kumbaza amasinki birimo, ahakoze kuzabikenera ifa faire attention, kuko ushobora no gufata iyo myanzuro ukidoga gutyo ntunabigereho. Erega ino ntambara irimo imibare myinshi Sandrine. Nk'ubu ngubu bari bagiye gufatira ibihano u Rwanda kubera ifatwa rya Uvira. None se bibwira yuko ikintu gituma igihugu gihaguruka kikajya kudiringa icyo kibazo kuko mu Ventura afasha Uvira, ubwiwe n'iki ko ujya gufata Kisangani bitazongera kugira izindi ngaruka ku bihugu bimwe byo mu karere? Ese nyeshyamba zigomba kurwana sometimes zizi ko uko ziri burwane biri bigira ingaruka nko kuri Uganda, bitere hejuru Kenya, bitere hejuru Rwanda. Mugomba kurwana mwirengagije yuko izo ngaruka mugiye gusumira mu Rwanda ziri bugire n'ingaruka umujinya wanyu ngomba guhungabanya akarere se. Oya, bashobora gufata umwanzuro uhubutse bakitiranya na bimwe bihugu, kavuga okay ibyo Uvira twabanye tubirokoka sibyo byanyuma mu Rwanda, none musubiye gufata n'ahandi hangaha mwirwarize. Kuko menya ko Amerika igiye gufata imyanzuro ivuga u Rwanda igashyiramo na M23. U Rwanda rwavuga ruti ibyo bintu ntabwo ari byo, ntabwo ruvuga ruti ni twebwe gusa M23 yirwarize, nayo ihita igira amahirwe ikaba ibikiriyemo, urumva? None se wajya ukubagana u Rwanda rwisobanura birashoboka. Ikintu cyo muri Uvira mujye mugireba ko Uvira buri yafashwe, imibare yakozwe muri Uvira ishobora kuba arimo akantu kagasoro, kuko ashobora gufata Uvira ugasohokamo bukeye ugahita uparika uparitse uyu munsi, babyita kurasa no gucaginga cyangwa se hitandirane opa ugasohoka ukagenda. Saa exist ibyo turabizi, n'abantu babaye mu Rwanda baza bitero bya Ruhengeri, ndetse byo gufata Ruhengeri ngayigumane
ntibisubire mu birunga. Ibitero byose byashoronye ntubizi n'imutubyiga mu mateka. Ni ngombwa se kugira kurwana ukanakaba. oya Ubikoze mbere se kugira ngo bitazana impaka n'imanza n'iki byose kubita ibyo ushaka ugacaje ugasubira inyuma. Batenze kugusubira inyuma. Uretse ko no kugusubiza inyuma muri entere zuwateye byose n'imibare yiwe. Urumva kandi niba ufite imibare n'ubundi azi n'icyo akuramo n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nanone ntabwo burya ibihugu iyo habayeho projet nk'ibyo y'ibihano n'iki byose ntabwo ari ndabyo z'amaroze ziba ziteye icyo gihugu kubera iyo ntambara mwarwanye. None se Perezida Kagame muri iriya nkuru ya Wall Street Journal ntubona ko yavuganye n'uriya musenateri urumva Graham nese ugira ngo ni ikintu kiba cyoroshye niba byazunguje igihugu. Ujye umenya ko ibihugu iyo bisubitse ibintu nka biriya isaha yose ushobora gufata akakisanga bakongera bakabigarura bati Graham wababonye yego kandi bakababona wenda kubera ko mwagiye mu guhubuka kwanyu ngo mujye muri ngo murarakaye ngo muvuye mu bintu binibi. Umusirikare mu ntambara barapfa bararasana bagira gute ku mpande zose sibyo. Ariko hari ibibazo biba mu ntambara bakabyita dégâts collatéraux. Iyo rero collateral damages ntabwo waziheraho uhangana urwana. Uziheraho uhindura ingamba ugira gutukazagwana kubera indi mpamvu ariko ntabwo uburakari wajya kubwicaza mu bantu babahanga ngo ngiduha batise kwasuye mu ntambara ngo narakaye no byose batise kwasuye mu ntambara batwiciye kanaka bavuga ati no mwebwe nta muntu wamwe mwica yego kuva mwatangira kurwana mu nta muntu wari mwica. None se mwagiye mu ntambara muzi ko itaba mu rupfu nk'abasirikare icyo gihe wasubiza ngo iki kwakorwa n'isoni. Oya ndeba hano Sandri umuntu akubaje ati wagiye mu ntambara uzi ko gupfa no kugira gute bitarimo wasubiza ngo iki ubutsindiwe aho ngaho kubera uburakari bwawe. Nakureka umujinya ugashira sibyo nkazagukandisha izugi nitonze yego nta muntu umbwira kuraka nagushakira izindi ngingo niyo iri included niyo nkayishyiramo kandi yego ariko ntiba ariyo yera yirabura uzi ko buri zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.